Komeni mana bashaka kubivuga. Nanavuze kare ejo bundi bamuhaye inshingano zo kuyobora ubwishingizi bw'imigabane yose. Niyo muyobozi wayo abatuvuze komeni mana kandi turakomeza gusanga mu Mana izagufasha murakoze cyane.
ineza y'Imana ku buzima bwawe n'umuryango wawe inshuti zawe.
usiku wa maiti. Mungu akakiza kasi. Tulikuwa ku buzima bwacu busanzwe. Ntabwo kuba nabonye gahunda yo kurya ejo. Si tuzakumye kwa Imana igira neza. Ejo ni bose abagize nabi. Ahubwo Imana yaguhaga akiza k'ibintu Kristo.